reka nkubwire ko igihe cyose uzareba ibyawe uzatinda kugera ku byawe, igihe cyose uzareba ibya Yesu uzihuta kugera ku byawe, igihe cyose uzaba ubikeneye. Murakoze kandi turashima Imana iduhaye aka kanya kandi ko kuboneka imbere y'Imana ndetse no kongera kandi kubagezaho ubutumwa bwiza bw'umunezero ndetse no kubasha gutuma imitima y'abenshi ifashwa. Dukomeje kuganira ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze. Iki ni igice kimwe cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo twasigiwe, tubasha kubugeza ku bantu bose babyumva, abari iwacu mu gihugu, abari hanze y'iki gihugu. Mwese tubahaye kazi kugira ngo mubashe kumva icyo Imana ibashakaho ndetse n'icyo namwe mwifuza ku Mana. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo gushaka Imana cyangwa se kubona Imana. Ngitekereza iri jambo kubona Imana naje kurisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Bibiliya iratubwira ngo nuko hashize iminsi basubira i Kaperinaumu, bamenya ko ari mu nzu. Benshi bateraniraho, buzura mu nzu, bagera no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bari bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bari bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura, baramanuriramwo iyo ngobyi ihetswe mu ico kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, arababwira ati, mwana wanjye, ibyaha byawe birababariwe. Amen. Iri ni ryo jambo nshaka kugira ngo tuganire namwe, kubona Imana, gushaka Imana. Mu mateka ya Bibiliya atubwira neza ko nta abantu benshi bashaka Imana, abandi benshi bashaka gukorera Imana. Ariko Imana ikorerwa, Imana abantu bashaka, si Imana ibonekana mu maso y'abantu nk'uko mundeba cyangwa se nk'uko mureba ibindi byose. Ariko kandi kureba Imana, kugira ngo uje kubona Imana, ntiwobona Imana n'amaso y'umubiri, ntiwobona Imana nk'ikintu kigenda. Ariko kugira ngo uje kugera ku rwego rwo kwibona, hari ibintu bisabwa, hari ibintu bikenewe, hari ibyo twigomwa. Icya mbere, ubanza kumwakira akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umaze kumwakira, havamwe ijambo kwihana, hakavamwe ijambo guhindukira, hakavamwe ijambo guca bugufi. Iyo umaze kwinjira muri uwo murongo, icyo gihe nawe akwita irindi zina, aguhindura umwana w'Imana. Iyo usoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, riravuga ngo abamaze kumwakira bose, abamwemeye bose, yabahinduye kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo si abantu ba adoption, si ikintu cya adoption cyabayeho, oya. Ni ukuvuga ngo tuba duhindutse abana b'Imana mu maraso, tugahinduka basha muri we. Nubwo bashobora gupima ADN, bosanga neza ayo maraso yacu naye bihuye, kuko twamaze kumwakira, kuko twamaze guhindukira, kuko twamaze kumubona. Iyo dushaka Imana rero, ntitwoyishaka nk'abantu bataye ikintu, ariko kandi dushaka Imana nk'abashaka Imana y'umubyeyi wacu, nk'abashaka Imana y'igisubizo cyacu, nk'abashaka Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo dusoma muri Bibiliya dusanga hari abantu benshi bakeneye gushaka Imana, benshi bayishakisha amarangamutima yabo. Imana dusenga, Imana dushaka, Imana yaremye ijuru n'isi, ntitwoyibonesha amaso y'umubiri, aya maso y'umubiri arahatareka. Ariko kandi abayishakishije umwete, kuko iyo usoma mu gitabo cy'Imigani iravuga ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bose bazagira gute? Bazabona. Ababonye abashatse Imana bamaze kwatura, bamaze kwihana, bamaze
kwihanaguraho ibizinga n'ibyaha n'ingeso mbi zose. Imana iri hafi kuruta uko ubitekereza. Imana ntiri kure, iba kure gusa y'abatayizera, iba kure y'abatayishaka, iba kure y'abantu batayumvira. Ariko umaze kwatura, umaze kwihana, umaze guhindukira, umaze kwiyamura bya bindi byose utabasha kutwizigiraho. Ibuka iyo dusoma mu gitabo cyo Kuvayo, Mose ahabwa kuyobora ubwoko bw'Imana, umunsi umwe ngaje ku musozi gusenga. Asenga yari yaganirijwe n'Imana. Imana yari yamubwiye byinshi, Imana yari yamuhaye byinshi, Imana yari ishaka kumukoresha byinshi. None uwo munsi uravuga ati nanje Mana ndashaka kukureba, nane ndashaka kukubona wa Mana we. Sinzabwira abantu Imana ntabona, sinzabwira abantu Imana ntazi, sinzabwira abantu gukomera kwawe n'icyubahiro cyawe ndarakurebesha amaso yawe. Imana iramubwira ati yewe Mose ntawo mbonesha amaso y'umubiri, uwandeba wese uwambonesha amaso y'umubiri yo tariko kuko wabaye inshuti yanjye kandi wabaye umaze kuba umwana wanjye, ndacisha kugira neza kwanje imbere yawe, uzamenya neza ko ari njye. Bibiliya iratubwira ngo aho yari ari mu isengesho ngo Imana iramubwira ngo wegamire urutare ushikame, kuko aho ngiye kunyura haraza guca inkuba, haraza kuba imirabyo, haraza kuba imihindagano, kuko umuriri wanje aho ngiye guca hateye ubwoba. Ariko uze guhumurika utuze umutima. Bibiliya iratubwira ngo arahagarara yemye, ngo inkuba zirakubita, imirabyo ziratambuka, ngo imihindagano iraba, ngo ajya kureba gusa ngo abona mu irugu ry'Imana irenga. Akimara kuyibona ngo yumva umutima we uranezerewe, yumva umutima we urishimye, ngo yumva ahindutse mushya. Bibiliya ikatubwira ngo amanutse ku musozi yerekeza aho yari yasize bene wabo cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli yari ayoboye. Bibiliya iratubwira ngo ubwiza bw'Imana bumanukana mu maso ye, ngo baramuhamagara akiri kure, baramubwira ati yewe Mose we, ihangane, hagarara, hindukira, erekera iriya, amaso yawe arimo ibishashi by'imiriro, arimo kudutwika, shiraho igitambaro mu maso yawe kugira ngo tubashe kukwitegereza, kuko ubwiza umanukanye. Haleluya. Kuko ubwiza, imbaraga umanukanye, ntitwabasha kurebesha amaso yacu ubwiza bw'Imana buri maso yawe. Reka ngubwire ko uwashaka kureba Imana yabasha guhindukira akareka ingeso ze za kera. Uramutse ushatse kureba Imana, hindukira, reka ingeso zawe mbi, manuka, ja munsi y'abandi, ca bugufi, hinduka, hindukira, ihana ibyaha kugira ngo izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Bibiliya iratubwira ngo Mose ngo yishiraho igitambaro, ngo abantu bose ngo baratangara, baravuga ati nguyu muntu ufite ubwiza bw'Imana. Kugira ngo tubashe kureba Imana ni mu gihe gusa imitima yacu bihindukiye, ni mu gihe imitima yacu bimushaka, ni mu gihe ubwenge bwacu tubwerekeje kuri we, ni mu gihe dushatse kubona kugira neza kwe, ni mu gihe dushatse imbaraga n'imbabazi z'Imana mu buzima bwacu. Bibiliya iratubwiye ngo bamenya ko ari Kaperinaumu, Yesu bamenya ko ari Kaperinaumu, ngo aho yarari, ngo yarari mu nzu, ngo bahageze basanga abantu ngo bahuzuye, ngo ndetse no mu muryango barenze no hanze. Haleluya. Aba bashatse Imana, ngo aba bantu bari bafite umuntu wari ikirema, bakundaga, bashakaga ngo begereze Yesu, ngo bereke Yesu, Yesu nawe abarebe. Bamaze kumenya ko Yesu arimo kugendagirira neza abandi benshi, Bibiliya iratubwira ngo bahageze ngo basanga inzu yose yuzuye. Komantere ntivuga byinshi, ariko hari ibyo natekereje. Birashoboka ko basanze haba ba protocole cyangwa se diakoniya, bagaragaza kubabwira ati nyaboneka mwaduhaye inzira, dore no muntu arababaye, dore no muntu ntameze neza. Baramubwira ati aho Yesu ari ntiwomubona, nta hantu twoshobora kubacisha. Reka ngubwire ko mu gushaka kureba Yesu nta muntu waguha inzira. Igihe cyose ushaka kureba Yesu ni wewe wenyine uzishakira inzira. Haleluya.
nta muntu wo gukingure, nta muntu wo kubererekera, nta muntu wo guha umwanya, ariko wewe ubwawe n'umutima wawe tanga umwanya wawe, tanga igihe cyawe kugira ngo ubashe kureba Yesu. Yesu araboneka. Uracari ku rutonde rw'abantu babasha kumubona. Bibiliya iratubwira ngo bigira inama, baravuga ngo mbese turakora iki kugira ngo tugere kuri Yesu, kugira ngo turebe Yesu. Ngo basubira inyuma baravuga ngo nimureke tuzamuke dusambure aharinganiye naho Yesu ari. Icyo kintu nagitekereje. Reba inzu uko imeze cyangwa se reba itondo uko rimeze, kugira ngo uje kuzamuka ugere hejuru yaryo bizagusaba imbaraga. Birashoboka ko bazanye ibikwa, urwego rwonyine ntigozamura ingobyi tibikunda, ariko wenda bubatse igikwa bakazamuriraho bagenda bazamuka gahoro gahoro boroha bakagera hejuru y'igisenge. Ariko kandi Bibiliya iratubwira ngo bageze hejuru ntibapfuye gusenya gusa, ngo basambuye aharinganiye naho ari, ngo bamanuriramwo ya ngobyi ihesemwo ca kirema. Yesu akimara kureba yari yababonye. Haleluya. Niho handi twatangizanyije mu gitabo cy'imigani haravuga ngo nkunda bankunda abanshakana umwete bose bazambona. Mu gushaka Yesu, Yesu amenya umuntu umushakanye umwete, Yesu abamaze kuba connecte nawe. Ariko abashakana Yesu amarangamutima no gushaka gukomera ndetse no gushaka kugera kubyo bifuza mu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose, bagira igihe gito, bakorana nawe igihe gito, bavugana nawe igihe gito. Ariko ushaka kugendana na Yesu no kumubona no guca bugufi ukamubona kubw'inyuguzi. Bibiliya iratubwira ngo bakimara kumanura ngiyo ngobyi, nasanze amagambo abiri natangariye. Yavuze ngo mwana wanjye ibyaha byawe birababariwe. Umaze gushaka ku Yesu, uwashatse Yesu, iki kirema nta kindi cyavuze, bo baramanuye gusa. Yesu abonye energy, Yesu abonye imbaraga bakoresheje, Yesu abonye umwanya wabo, Yesu abonye amakrobasi baciyemo, Yesu abonye imbaraga bashoye, aravuga ati uyu muntu aranshaka. Haleluya. Uyu muntu arankeneye, uyu muntu hari icyo ashakaho. Aramubwira ati icambere mwana wanjye ibyaha byawe birababariwe. Haleluya. Yabanje kumuhindura umwana. Niho rero dusoma hariya mu gitabo cy'Abikorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 18, nimungarukira nanjye nzabagarukira mbabere umubyeyi. Haleluya. Data icyo ashaka uyu munsi ni ukwemera ko duca bugufi akongera kandi akatubyara. Reka gukoresha imbaraga wahawe mu nyungu zawe bwite, shaka Imana izakugeza kure. Dawidi yaravuze ngo nta wayikoreye wikoreye amaboko, siko bizaba kuba mutegereza. Abava mu masezerano ari nta mpamvu abone bazabasha gukorwa n'isoni. Uyu munsi ndagira ngo ugeze ijambo ry'ubutumwa bwiza rivuga ko uwashaka Imana, ushaka Imana wese azayibona. Iki nico gihe cyo kubasha kongera kandi gushaka Imana. Dushaka Imana nk'abashaka kuyikorera, tidushaka Imana nk'aho Imana ishaka kudukorera, kugira ibyo dukorera. Ahubwo dukorera Imana ibisigaye. Yaravuze ngo tuba dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bisigaye izabitwongerera. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose tubasha kuba turi imbere y'Imana, dushaka mu maso y'Imana izatugeza kure. Ariko nidushaka Imana dukeneye gusa n'abantu bagira ibyo bayikuraho, ntituzayibona. Kugira ngo tuyigereho rero birakwiriye kuko abayishatse bose bayibona. Iyo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro tuhasanga undi mugabo witwa Yakobo igihe yahungaga mukuru we Isawu. Bibiliya iratubwira ngo ageze ahantu amuhunga yiruka, ngo aca bugufi, ngo arasenga, aravuga ngo Mana reka nongere kandi nkubone, uzi inzira naciyemo, imbaraga zanje, ubwenge bwanje, abantu uko nagiye mbikora byose urabizi, nje imbere yawe wa Mana we ndasaba imbabazi. Iyo ngiye wa Mana we nunjyana nanjye, ukagendana nanjye, ukampa ibyo kurya, ukampa imyambaro ku murongo
wa 16 kugeza 20 ukagendana nanje ningaruka nzakubakira igitambo nguture ituro ryishimwe mvuga imbaraga n'imbabazi zawe kubyo uzaba waraneretse warajanye nanjye. Mana nkeneye kukubona muri urugendo. Umva bene data batubanjirije mwene data ko abandi bajya mu rugendo zabo bagashaka Imana. Banza Imana imbere yawe mu rugendo rwawe. Niho Bibiliya itubwira ngo dukoreze Uwiteka urugendo rwacu ni uzabasha kudusoza y'amahoro. Yakobo aravuga ngo Mana numbanziriza nkabona ico kurya. Yagendaga yangara hunga atazi yo yerekeye. Aravuga ngo nungezayo wa Mana we nanjye zabasha kwicuka. Bibiliya iratubwira ngo nasomye ku murongo wa 20 Bibiliya iratubwira ngo aryamye nijoro kuko yari yashatse Imana. Ngabona abamarayika bamanuka n'abandi bazamuka ngo aje kwitera hejuru ngo asanga ngo yaraye munsi y'ijuru rikinguye. Ngo abyutse ngo afata marayika aramubwira ati marayika ntabwo ndi bukurekure utambwiye ijambo ngo barakira nijoro ryose. Haleluya. Reka ngubwire ko uwo shaka Imana ntiri kure, iri hafi y'abayishaka, iri hafi y'abayikeneye, iri hafi y'abayizera, iri hafi y'abayishaka mu mitima yabo. Ngo afata marayika ngo arararwana nayo. Ngo bugiye gucya ngo marayika aramubwira ati yewe sinza mboneka, simbonwa n'amaso y'abantu, ndeka ngende. Yari marayika yari Imana. Bibiliya iratubwira ngo hageze ngo amukora mu nyonga y'itako ngo akaguru ke kaba paralize. Aramubwira ati reka nkubwire ntabwo kiciswa Yakobo ahubwo baye Isiraheli. Reka nkubwire ko gushaka Imana ari ukwitanga. Muri indi ndirimbo zo gushimisha yaririmbye aravuga ngo inzira iraruhije ni mwitange mutazananirwa mukigenda. Gushaka Yesu hari ibyo tugomba kwigomwa. Tugomba kwigomwa kutaryama, tugomba kwigomwa kutarya kubwa Yesu. Ariko hari igihe abantu bashaka Imana, hari igihe abantu bashaka Imana mu marangamutima yabo, ariko n'ukwigomwa n'ukwitanga ukagira ibyo ureka, ukagira ibyo wigomwa kubwo gushaka Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira ngo hageze yaje kubona ngo marayika w'Uwiteka abana nawe. Aramubwira ngo mbega erego naraye munsi y'ijuru rikinguye. Aho hantu haje kwitwa Beteli kugeza na bugingo ni munsi y'ijuru rikinguye. Reka nkubwira ko uburyo bwo gushaka Imana ntibugoye, ahubwo ikigoye ni ukudatekereza gushaka Imana. Abandi baje gushaka Imana bagashakira Imana mu kivunge. Reka nkubwire ko ntawe itavugisha, ntawe itakwiyereka. Uramutse ukuyemo ibyaha, ukuyemo ingeso, ukuyemo ubwibone, ukuyemo irari, ukuyemo gushaka gukomera kwawe, shaka ca bugufi ushaka Imana. Abayishatse bose ntawe utarigeza ayibona. Iyo dusoma nanone mu gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 19 umurongo wayo wa 5 tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Zakayo. Uyu Zakayo ngo yari umukoresha w'ikoro mubi cyane. Akumva Yesu ngo aratambutse, akumva Yesu ngo aciyeho, akumva Yesu ngo aragiye, akumva Yesu ngo yarenze. Ngo umunsi umwe ngo abaririza inkuru uti nanje ndashaka kureba Yesu. Haleluya. Nanje ndashaka kureba Yesu, nanje ndashaka kubona Yesu. Yesu muvuga, Yesu mwiza, nanje ndashaka kumureba. Bibiliya iratubwira ngo aravuduka, baramubwira ngo araza guca muri iyi nzira. Ngo nawe arirukanka ngo kuko yari umugabo mugufi, ngo arazamuka ngo yurira igiti c'umuvumu, ngo arahagarara, arahatinda kuri ico giti. Ngo Yesu aza mu nsinzi mu kivunge c'abantu benshi, ngo hagere ngo hagarara munsi ya ca gitaramo aramubwira ati Zakayo. Haleluya. Byu ururuka. Uyu munsi agakiza kataje mu. Reka nkubwire ko uwatekereza gushaka Yesu, Yesu nawe abashaka abagutekereza kugira ngo mubone. Kuki ucitse intege muri kino gihe? Utekereza ko uremererewe, utekereza ko unaniwe, utekereza ko ari kure, utekereza ko wamubuze. Reka nkubwire ntabwo wamubuze. Ongera kandi ushiremo akabaraga, ongera kandi usenge, ongera kandi uce bugufi, ongera kandi wongere kandi umushake.
ari hafi y'abamukeneye, ari hafi y'abamwizera. Bibiliya iratubwira ngo Zakayo ngo amanuka yishimye cyane, ngo Yesu ngo aramubwira ati uyu munsi agakiza katashe iwawe. Ngo ageze iwe Yesu aramubwira ati tugende tuje iwawe. Abantu ngo baravuga ati ni ute ugiye kujya mu nzu y'umupagani gute, ugiye kuja mu nzu y'umunyabyaha gute? Yesu ntiyazamuye n'abakiranutsi, ahubwo yaje gushaka abazimiye. Reka nkubwire ko umunsi Zakayo yamushatse niwo munsi yamubonye. Ageze iwe mu nzu ngo bahuza amaso, ngo akamubwira ati niki ngiki naco nakinyujije nacibye abandi bantu, niki naco nacibye abandi bantu. Ngo aramubwira ati umugabane w'ubutunzi wa kabiri mfite ndawufata muhereza abakene. Reka nkubwire ko wamaze kubona Yesu hari impinduka. Wamaze kubona Yesu hari ubuzima bwe burahinduka, imitekerereze igahinduka, umutima we ugahinduka, wo kwiba ukavaho, hakabaho gusangira, hakabaho gusabana. Iyo dusoma muri Bibiliya dusanga abantu benshi bashatse Yesu. Iyo tubona muribuka, iyo dusoma mu gitabo cya Samweli dusanga hari umudamu witwa Ana. Uyu Ana ngo yashatse Yesu akagishiru uko umwaka utashe ngo agatanga ibitambo atekereza gusa kuba nyina w'abana. Noneho Bibiliya iratubwira umunsi umwe ngo ageze ishiru mu nzu y'Uwiteka, ngo noneho yinjiye mu rusengero ngo abone ubukene bwo mu nzu y'Imana. Ngaha abantu batandukanira, ngaha n'abandi bantu babonera Imana. Ana yashakaga kubyara kugira ngo nawe azitwe nyina w'abana, bazava ngo mama kanaka, bazava ngo nyina wa naka. Oya, ibyo ngibyo tibzashitura umutima w'Imana ku bantu bayishaka. Abantu bashaka Imana gusa ngo nawe bitwe ba nyina w'abana, n'abandi bazitwe ba mama, n'abandi bitwe ba papa, iyo bikora. Ariko kandi iyo uwo si wo murimo principal wa Yesu. Umurimo we ni ukugira ngo bamushake, umushaka wese amushake aganisha ku nzu y'Imana. Umunsi Ana yinjira mu rusengero, Bibiliya iratubwira ngo akicinjira mu rusengero ngo yasanze ibintu bitatu bikenewe. Ngo yasanze abatambyi ngo batangiye ngo kujabura no gukora ibyaha. Asanga abacamanza barimo kugenda bagoreka imanza. Ngo asanga abahanuzi nabo ngo bagenda bakomeza ngo guhanura ngo bijyanye n'amarangamutima y'abantu. Ngo ico kintu gikora ku mutima wa Ana, ngo ico kintu kibabaza Ana cyane. Aravuga ngo kuki inzu y'Imana aha kariho twaruhukiraga, aha ngaha kariho twaboneraga ibisubizo, aha ngaha aba bantu twasangaga aha ngaha kariho bari bavuganaga n'Imana, none batangiye gukoresha amarangamutima. Aravuga ngo noneho Mana, mbonye ico nkubwira, singikeneye kwitwa nyina w'abana, ahubwo nkeneye kubyara umwana w'umuhungu uzabasha kuba umutambyi, akaba umucamanza, akaba n'umuhanuzi. Mu matorero dufite ibintu bitagenda, dufite n'ibyifuzo byinshi bitarasubizwa. Kubera iki? Twohereye kubikenewe mu nzu y'Imana bikatubera ibyifuzo byo kugera kuzo twifuza. Bibiliya ikatubwira ngo akimara gutekereza gusa ko mu nzu y'Imana hari ibintu bikene, yaravuze ngo Mana, uyu mwana namara gucuka nzamuzana abe uwatuwewe. Imana ngo iratangara, Imana ngo yitegereze Ana, iravuga ati uyu mugore ufite imyaka ingana gutya akaba avuze iri jambo, reka nanje mbikore. Reka ngubwire ko Imana izagira icyo ikora bitewe n'ibyo warebesheje amaso yawe y'umwuka. Amaso y'umubiri areba hafi, amaso y'umwuka areba kure. Ndetse iyo urebesheje amaso y'umwuka mu gushaka kugera, iyo ushaka kugera ubifashijwemo n'Imana, ubasha no kugarurirwa ibisubizo by'ibyo ushaka kwifuza. Bibiliya iratubwira ngo Ana akimara kubona icyo cyifuzo yaje mu nzu y'Imana ngo arasenga. Aravuga ati no kuvuga amagambo abantu bakanumva, iryo kosa sindikora, ariko ndashaka kugira ngo mvuge mbwire Imana nabonye. Mana, dore ibyo nabonye mu nzu yawe, dore ibyo nabonye mu nzu yawe Mana we, dore ibikenewe mu nzu yawe, dore ibihinduye yabipfa wa Mana we. Iby'ukuri twozamuka tugahagarara mu nzu y'Imana tukareba ibikenewe mu nzu y'Imana. Imana ntiyokemura ibyayo, ngire nibwo gukemura ibyayo. Ariko abantu benshi bajya gusenga, umuntu ari mu gusenga, Mana dore umugabo wanjye, abana banjye, abahungu banjye, abakobwa banjye. Icyo ngicyo ni gitoya
hari abandi bakobwa n'abahungu bakenewe mu nzu y'Imana. Basengere ubaroza mu nzu y'Imana, basengere ubaturaho imbaraga z'Imana. Bibiliya iratubwira ngo aza kubyara avuye kuri maternité igice cya mbere umurongo wa 26 na 27 agaruka yibwira Imana, aravuga ngo Mana ni jewe wa mugore wari uhagaze imbere yawe bwabundi ubwo nasengaga, none umpaye ico nagusabiye, ubwo ugize icumba ndagushimiye gushize cyane hejuru, ngiye kumukurerera umunsi azacuka wa Mana we nzamuzana mu nzu yawe. Bibiliya iratubwira ngo umunsi Samweli yacutse yamuzanye mu nzu y'Imana, ngo Imana irahaguruka iravuga ati umugore naramubonye, ntiyokongera kandi gusubira inyuma ngo azongera kandi kuba mu rugo rutarimo umwana, ngo Imana iza kumuhereza abakobwa n'abahungu bose 5 nyuma ya Samweli. Reka ngubwire ko ibyifuzo usengera bijyanye n'uko umutima wawe wifuza, bijyanye n'amarangamutima wawe, ntizosubizwa hatari mu Imana. Reba igikenewe mu nzu y'Imana ukijyanisha n'icyo Imana ishaka, izatugeza kure, ndetse amaso yawe azaba ahumutse ukabasha kugera ku byo wifuza. Uyu munsi ico nkurarikira ni uguhindura ibitekerezo, ni uguhindura gushaka kureba umwami Yesu. Abamushatse bose nta n'umwe yigeza akora. Niyo mpamvu duhamagaye kugira ngo wongere tugukanguriye, wongere kandi gushaka kureba Yesu, umukenere, umushakishe, ushiremo imbaraga, ushiremo ubushake, ushiremo ubushobozi, ushiremo gusenga, ufata ibihe byawe kugira ngo imbaraga zose, inama zose, inzira zose, uburyo bwose wabasha kugeraho. Warebye neza ushaka kureba Yesu uzagera kure. Reka nkubwire ko igihe cyose uzareba ibyawe uzatinda kugera ku byawe, igihe cyose uzareba ibya Yesu uzihuta kugera ku byawe, igihe cyose uzaba ubikeneye. Imana iri mu ijuru idakiranirwa ibakingura amaso y'umutima, mubashe kureba, mubashe gushaka kureba umwami Yesu. Abamushatse n'abamubonye bose nta n'umwe yigeza kurwa n'isoni. Shalom. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha igihe cyose muzakurikirana jambo, ndabizi neza kuko rizabafasha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen.